Hey guys, mumeze mute? Hey family. Mumpepere abantu turi kurana mwese mumpepere. Mumeze mute se? Nizere ko mumeze neza. Nkomeje kubashimira kubwo gukora subscribe, kubwo gukora comment, kubwo gusharing inshuti zanyu. Nukuri ndabakunda cyane. Mwumve ko binshimisha so. Uyu munsi rero ikintu tugiye kwivugiraho ni ikintu kijyanye na telefone. Murahari? Mumeze bien. Gutya. Murabona ko nanjye meze neza. Ndashima Imana, naramutse amahoro. Ikibahiro ni icy'Imana. Icyumweru cyiza kuri buri muntu wese urimo undeba aho aherereye hose mu bice bigiye bitandukanye bigize isi. Nsuhuje abadamu, abakobwa, abana, abagabo, abasore, bose abantu bose ndabasuhuje. Uri bubashe kureba iki kiganiro wese ndamuramukije cyane. Doberane. Uyu munsi rero tugiye kwivugira, niyo mpamvu muri kubona mfite aka gatelefone kanjye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kijyanye na telefone. Telefone ese wowe ku giti cyawe, ubundi mbanze mbibarize muze kunsubiza muri comment. Telefone ni yande? Telefone bari y'umuntu ku giti cye. Ni ngombwa ko couple cyangwa se umugabo n'umugore umwe aba agomba kuba azi password y'undi? Muraza kumpa ibisubizo muri comment. Nibyo bintu mbisabiye muze kunsubiza. Ikindi, telefone y'umuntu niba wenda ufite iyo password, hari n'abantu badashiramo password, aho yumva atari ngombwa kuba yahisha mugenzi we ibintu afite muri telefone ye. Kano gaheri karimo karandya, niyo mpamvu ndimo ndibagiwe nkagakoraho kakambabaza. Urumva? Ni ngombwa ko telefone yakabaye ikibazo mu muryango, ugasanga niba umuntu telefone wenda atajya yigwa, icyo kintu kikaba ikibazo mu rugo. Hari abantu benshi, couple nyinshi zijya zipfa telefone. Noneho mva mbatere story. Hari umugabo n'umugore bari bakiri abajene Marie. Noneho ngo umugabo bari baryamye. Noneho ngo umugabo Nimero imwohereza message imubwira ngo sheri, ngo wakoze cyane, ngo Imana iguhe umugisha nahejo. Noneho umugore ayigwaho. Namwe murumva aho hantu haciye wambaye. Sheri, wakoze cyane, tuzabona nejo. Urumva uhita wimagina, uhita wibaza n'ikintu yakoze, uhita uvuga uti Mana yanjye, ibintu bakoze rero baragushimiye. Umva ngo ahise amubyutsa. Kuko umugabo yararyamye, aramubyutsa aramubwira ati byuka. Ati sheri, mfite ibitotsi. Byuka, urabizi umuntu afite amahane. Byuka, kwibwisha ngo ufite ibitotsi, kutabibwiye uriya se wagushimiye. Umugabo abyutse abona Nimero ntayazi, yumva nta muntu bigeze abona, nta n'umuntu wenda yigeze anakorera ikintu cyagakwiye gutuma anamushimira wenda. Umugabo rero abizi abagabo barijya ahita acirika ati sheri, reka ndyame, ubwo ibyawe bijyemo nta kibazo. Umugore nyine aratongana, nawe uransuzuguye, nta kibazo. Urumva nawe mu by'ukuri ntabwo umugore twamurenganya ko nawe yumvaga ari byo. Umugore abafashe Nimero arayandika. Umva nanubwo yaryamye iryo joro, abyuka nyine ajya mu bintu byiwe byo gutunganya ibintu byiwe byo mu rugo n'ibiki. Urumva nanubwo yigeze aho umugore mu wenda akavuga ngo nanubwo yatunganya icyayi n'ibiki, atunganya icyayi. Ubwo umugore muri kwa guteka n'ibiki byose,
telefone y'umugabo yari yayibyukanye, yari yayirirwa nyivuga ati uyu muntu ndaza kumuhamagara ndategereza ampamagare. We yabibonye, ntabwo yabibonye ngo yinje muri telefone, kuko kundi hari ukuntu zino telefone haza nka message ugahita uyibona ariko ntuyibone yose. Hari igihe wasanga nanjye nshizemo agakapu byo kuvuga ngo sheri ngo ikindi, ariko yabonyemo sheri wakoze, tuzabona nejo niba hari irimo. Sinibuka iyo story n'abantu bayiduteye, ntabwo ari njyewe, ntabwo ari njye bayibwiye, ntabwo nyine ari njyewe umuntu yayibwiye byabayeho. Ni story nari nagiye gusenga ahantu, umuntu arayitubwira, ari kutubwira ibibi bya telefone. Umuntu agomba gushiraho n'akunya. Urumva noneho telefone umuntu ayirebyemo, nanjye ngo umuntu arebyemo, umugore yari yayijyanye yayibyukanye. Umuntu arangije, wa muntu nanone arongera arandika ngo ese sheri kutanshubije turabonana. Umugore ngo yahise agenda ayitera umugabo mu gitanda. Ndavuze ngo n'undi munsi gutya na gutya byuka usubise muhabara wawe n'ibiki byose ngo nshoreke nyine. Umva umugabo none arabyuka avuga ati iyi nimero wa mugana umugore wanjye yakomeje kumbwira, yakomeje kumubabaza, reka nyihamagare. Ambwira ati ntacyo reka nyihamagare. Umugabo arayihamagara. Ayihamagaye umugore aramubwira ati ngo alo, ngo ntabwo ari Felix. Umugabo aramubwira ati ntabwo ari we. Nguye Imana we ngo nukuri munyihangane ngo nibeshye nimero, guse ngo nabyibeshyeho gute kweri. Ngumva ngo ntago narindi nahango rero nimero yiwe ngo nziko nyizi mu mutwe, ngo ubwo nakomeje rero kwishiramo ko ariyo navugishe ko ntago iyo nimero namwandikiyeho ariyo asanga akoresha kuri WhatsApp. Umva umugore nyine bitabirangira, umugore ugiye mu ikosa atangiye gusaba imbabazi n'ibiki. Umugabo aramubwira ati jya ubanza utuze. Umugabo atamubwira ati niyo mpamvu rero ntago ubundi telefone yanjye wayijyagamo yari gutwaye iki, byari ngombwa rero ako kantu nari ncishijemo. Ntago nyine ariyo story nari ngamije nyine kuvugaho aha hantu. Nuko telefone urabizi ko abantu bajya bibeshya nimero, nawe ubwawe hari igihe uhamagara ukibeshya ku muntu. Rero hari igihe umuntu ashobora guhamagara nk'umuntu ugahita urakara, ugahita ushiduka utarabanza kumva ikintu umuntu ari kuvugana n'uwo muntu. Hanyuma rero wenda reka tureke kwita ko uwo muntu yahamagaye telefone. Ngiye ku giti cyanjye nakoze ubushakashatsi bwanjye, mbona telefone ntabwo ari ikintu abantu bakwiye gupfa. Kandi mbona mu bintu abantu benshi bakunda gupfa, couple nyinshi zikunda gupfa ni telefone. Bapfuye akantu gato message abantu bagatandukana burundu, divorce. Cyangwa se yajyamo yabona nk'ifoto y'umukobwa, ngo uyu mukobwa kuki wakoze screenshot, cyangwa se umugabo wenda yabona telefone wenda nk'umuntu wo muri filime tuyu muntu. Hari n'abantu nyine bayumva n'umuntu wo muri filime utamutunga, tuyu muhungu se gute umutunga, ushaka iki, ubumushiramo kubera iki. Urumva? So rero ngewe ku giti cyanjye telefone, abadamu inshuti zanjye rwose murabizi twabaye inshuti twiyeranje, tureke telefone z'abagabo bacu, kandi n'abagabo bacu bareke telefone zacu, sibyo? Keretse niba mwe mugomba kubivuganaho. Ikindi, hari couple ubusanga umugabo yemerewe gufata telefone y'umugore, umugore atemerewe gufata telefone y'umugabo. Icyo nacyo iyo nama tugombe tuyikoreho. Ni ukuyikoraho. Ntago wowe mugore ari wowe telefone yawe umugabo agomba kuzaga ayifata ngo akayirebamo ngo amafoto ngo akajya muri WhatsApp ngo yose, ariko wowe utemerewe no kuguriraho amayinite. Abo badamu barahari, simuhari? Barahari, wenda mwebwe wabona bo kuri Clara TV show mudara, ariko barahari. Cyangwa muzi abo bibaho, ugasanga umugabo rwose telefone yawe ebana sha ni nk'ahari, ariko wowe naho isone ntiwemerewe no kuhareba. Ngo ibyiza rero niba atemera ko mwese mugomba kuzibona, ngewe ukuntu meze, niba wifuza ko wajya muri telefone yanjye ibintu byose nta kibazo kandi ntubigireho ikibazo, nta kibazo. Nanjye najya nemererwa kureba iyawe nkayirebamo nanjye uko nshaka, igihe mbyuke nkayirebamo. Umuntu yaguhamagara nkubwira ati dore umuntu yaguhamagaye, ibyo nta kibazo ngiye tubyemeranyije. Ariko akenshi ubusanga ari stress.
ikindi keretse hari umuntu uri muri telefone, hari nk'umuntu ufata nka telefone agahita ashaka kumenya abantu wese muvugana, agahita afata nka nimero z'abo bantu bose akazifata akazishyira muri telefone ye, agahita ashaka kujya kumenya ngo abantu baziranye gutya na gutya, wenda ntazi na famiye yawe, cyane cyane ku bantu batari abana, ntazi wenda n'abantu mufite icyo mupfana, ntazi n'ibiki, agahita atangira kubahamagara, ugasanga abantu bose babimenye ko, ugasanga abantu baramubwetse umuntu waduhamagaye adutuka bimeze biti. Tujye twiyubaha, niba wenda hari n'umuntu wahamagaye nk'umugabo wawe, cyangwa se nawe mugabo hari umuntu wahamagaye umugore wawe, wishaka kumuhamagara ngo uhite umutuka, banza umenye ikintu bavuganaga iki, ese biri ngombwa ko ubundi icyo kintu ucyumva. Ari ikindi kikosa ko umuntu afite telefone yawe areba muri telefone yawe. Hari nk'ukuntu wenda hari nk'ikintu nshobora kuba nabwira mama wanjye, wenda ntashaka ko umugabo wanjye amenya, ugasanga niba agiye muri telefone yanjye arabimenya. Ubu nkanye nk'urugero, mbatera agastori, njye mugabo wanjye tukimenyana, hari umushuti wanjye yanyeretse akantu ko muri WhatsApp kitwa clone up messenger, uwo mushuti wanjye yari yaragashizemo, abona umutipe we uburyo amuca inyuma, uburyo nyine yakundaga n'umutipe uburyo amuca inyuma, uburyo hava hakaza undi mukobwa gutyo na gutyo, akikambwira umushuti wanjye akikambwira na mwana ukakankubitira muri telefone rero kanyera uko bagakoresha. Umugabo wanjye rero tukimenyana nanjye sizi ukuntu telefone yayize, numva nacuzaga telefone, hari telefone namugurishije. Ubwo nanjye ndabifashe, ndavuze ni nanjye ngombe menye ntiyu mutipe ubundi ninjye turi kumwe neza, nta bindi bintu arimo. Nyine urumva ikintu wamenye nawe tugira amatsiko. Nk'ubu hari umudamu ushobora kunyandikira utumubera ako kantu kambe, ntago nagaguha, ni kabi. Umva abarakampaye, umugabo nkakubisemo telefone arayigendana. Umva uziko telefone uba umeze nkaho telefone y'umuntu uyifite, WhatsApp ubishatse wanasubiza uwo muntu, ibintu byose ubireba. Nakubeshye narabirebaga, ariko amahirwe nyine mbona icyo nashaka kureba nyine mpita mbona nta kibazo kirimo n'umuntu. Abantu bo babwira ko ndi umugore we tutarana abana, akajya abwira ko uriya rwose niwe mugore wanjye gutya na gutya. Ako kantu rero niko nari nkeneye ngiye kwireba, sinanyeneye gukontorora cyane, buriya no gukontorora ibintu cyane, ujye muri ibi ujye muri izi detaye, wapi. Ngera ikintu nakoze nkimara kumenya nyine ibyo ngibyo, umugabo wanjye siko nabimubwiye, aganya ahita ambeshya, n'ubundi nari mbizi bino gutya n'umugabo yawe imbeshya, kuko hari nk'utuntu nkamubwiraga agahita ambwira ko si ubu ngubu wabikuye, nkamubwira ati ega njye turasenga turerekwa. Aho nari abantu bajya batubwira ngo barerekwa rwonko babigenjeje, urumva akayibirwa ahantu icyo kintu nagikuye akagishakisha bikamucanga. Rero nyuma ndavuga rero ibi bintu ntago biri ngombwa nayangira amatsiko, usko nirwa kuri telefone kuruta uko nirwa kuyange. Nyuma rero ndamwana ibi gutya na gutya, ndanakamwereka ku kantu narakoze, ndamwana rwose ngakuyemo humura, mwereka n'ukuntu ugakuramo kugira ngo ureke umuntu yabigukoze. Abantu benshi rero bajya babikora abantu, ugasanga niyo mpamvu umuntu yakuretse yabonye ibintu ukora, ugasanga wenda nawe umugabo yarabigukoze, we umutipe mukundana yarabigukoze, ukibaza impamvu yamenye amadega yawe n'ibiki byose, ukimagina wenda ko ari n'umushuti wawe wenda wabivuze kandi yarabonye muri telefone yawe, ugahita wimagina ngo buriya kuko ari we nabibwiye wenyine yaragiye arabivuga. Urumva nabyo ni ikibazo. Rero ako kantu njye narabimubwiye, ndamwana njye icyo nicyo nari nkeneye kubonamo ko n'ubundi bindi byose wakora ni ibintu byatuma byangiza umubano wanjye nawe. Icyo nkeneye kumenya nuko dukundana, ntabwo ibyo bintu nabigumana ubuziraherezo, ko hari vie prive yawe ugomba kugumana, hari ubuzima bwawe, hari ibyo ushobora kuganira na basista wawe, hari ibyo ushobora kuganira na barumuna bawe. Icyo ngema nkeneye kumenya nuko nkunda nanjye nkaba ngukunda, ndabimubwira ibintu birarangira. Umva umugabo wanjye abantu bose yarayobwira akavuga ati haba akamesaje kameze gutya na gutya, akayobwira akabibira akabanga. Kuko hari umutipe yageze kubibwira asanga barabimukoze. Urumva hari ahantu ujya nyine ukabibona ko babigukoze. Rero telefone ntabwo ikwiye kuba nyine ikintu, ntabwo ikwiye kuba mu bintu byagashwanishije abantu,
kuko telefone umuntu abishatse yahindura simukadi. Ndi kukumvisha uburyo ki telefone itari ikintu cyagakwiye gutuma uhangayika kugira ngo ubyikuremo. Abishatse yagira simukadi ku kazi, yajya kugera ku kazi agashiramo indi simukadi, avugana nabo n'abantu ashaka, yataha akayisiga. Iyo ni example ya mbere. Icya kabiri, ashobora gutaha yabwiye wenda abantu bavuganye, wenda niba ukeka ko ateretana n'abandi bakobwa wenda guca inyuma, ashobora kubwira umukobwa akamubwira ati ntumpamagare. Umukobwa kuko abakobwa benshi bajya bakundana n'abagabo bubatse, kuko abizi ko nawe yubatse, ntamuhamagare kuko ashobora gutaha yabisibye, akanakuraho agashiraho n'akadege akiryamira. Gusa kubwiye ngo akadege nagashizemo kuko nshaka kwiryamira, wambwira ngo ako kadege ngo gakuremo kugira telefone yawe gusakuriza oya. Rero telefone rwose umuntu yakora ibyo ashaka byose, telefone tuziveho. Ngewe iki kintu nagitekerejeho, ndavuga ngo nzakibwira abadamu b'inshuti zanjye cyangwa se abagabo b'inshuti bareba Clara TV show, abahungu muri gukundana n'abakobwa b'inshuti n'abakobwa muri kudatinga nyine kugira ngo muzabane. Telefone ntago ari ngombwa. Ubuse wenda nka mama wawe usanze yakwandikiyemo wenda nk'ibintu by'abamama, akakubwira gutya na gutya ngo narwaye ibi n'ibi, adakeneye ko umukwe abibona, ugasanga umukwe yabibonye, ntago aba ari byo. Cyangwa se ugasanga umugabo wawe nka mushiki wenda yamubwiye wenda ko yahukanye, n'urugero wenda adashaka ko ubimenya ko yahukanye ako kanya, wenda ari ibintu uzamenya nyuma, ugasanga wabimenye, utangiye wenda kujya umubwira ati wowe se ntibahukana cyangwa gutya na gutya. Ni bibi ibyo bintu, tubiveho tuba abasirimu. Telefone ntago ari cyo kintu cyakwereka ko umuntu yaguciye inyuma. Telefone ntago ari cyo kintu cyakwereka ko umuntu atagukunda. Ahubwo telefone, gushaka guhora ufata telefone y'umuntu ni ikimenyetso kibi cyane cyerekana ko utizera umuntu mwashakanye, utizera umuntu mukundana. Ukwiye kureba ibintu wowe wabonye, nta nubwo ukwiye kumva amabwire. Ikindi kintu, inshuti zanjye, twihangane. Umuntu nakugisha inama ku rugo rwe, ntukamugira inama ngo mureke, ngo n'ubundi kiriya senga ibiki n'ibiki. Umva, abantu bakundana umugore n'umugabo, uzi iyo biyunze, umuntu byabaye washireho mu comment, iyo biyunze umudamu araza kugira inama, kugisha inama, akubwira uburyo umugabo amukubita, uburyo atararasinziriye, uburyo bimeze bityo, nawe noneho wabyumva ukamugira inama ukavuga ati yewe niba gukubita mureke impano we, icyo kigabo ko ari ikinyamaswa. Umva, batinze kwiyunga gato. Ahita amubwira ati shabura Clarisse yaranambwiye ngo uri ikinyamaswa. Ugahita usanga batangiye kwiyunga, bakwiyungiraho. Kirazira umuntu nanakugisha inama buriya ku rugo rwe, ujye umugira inama utamubwira kuvamo, umubwira inama uburyo yabigenza, cyangwa se umubwira uti rero ibintu by'abagore n'abagabo buriya ni wowe ubuze ukuntu bigenda. Nkanjye nkugira inama nshobora kubwira ngo vayo, ariko atari cyo gisubizo wenda wowe ukeneye. Ikindi iyo umuntu ari kugisha umuntu inama cyangwa kubwira umuntu ibibazo bye, aba azi neza erega ibisubizo, ahubwo ari kubikubwira yega abakwizera, uri n'inshuti abagira ngo aruhuke, akuruhukira. Ariko ntago ibintu uri bumubwire sha nibiyunga. Urabizi se iyo abantu bashwanye n'umugabo, hari igihe ushwana n'umugabo ukweta wumva neza ntukeneye no kuba uri muri urwo rugo, ukicuza n'impamvu mwabanye, ugahita uvuga uti ubundi nk'uyu noneho mwakwiyunga, ukavuga uti gahita ubyuka kuri profile, kuri status, uri umugabo mwiza Imana yandemeye, uri umugore mwiza Imana yandemeye, ntagufite sinabaho, noneho mwashwanye. Umva, ugahita ubyuka wandikaho ngumva ngo ikizakwereka ko umuntu ngo atari uwawe ngo gutya na gutya. Nyabara amastati. Urumva, uretse ko nge inkubu kuri stati yo ntimugashireho ibintu byanyu. Nge nkunda kwipostinga ibintu byose, buri kantu kose numva kaje niboneye kanshimishije ndagapostinga. Ariko ari nk'umuntu wamufitanye nk'ikibazo, wapostinga ikintu kubera ko azi ko ko akazi ko mufitanye ikibazo, we agahita yumva ko ari uri kubwira. Kandi reka hari ukuntu wikubitiraho aga status, umuntu agahita avuga ati sha arambwiye, arampamije, kandi atari cyo kintu wari ugamije kuvugaho. So rero ikintu ngiye nari ndimo mvugaho hano nta bindi, ni uko tugomba kureba ibintu bitureba. Ukareba ese umugabo wanjye arankunda, ese inshingano ze ari kuzikora neza, ese umugore wanjye arankunda, inshingano ze ari kuzikora neza.
yitaye ku bana bimeze neza mu rugo nta kibazo gihari, niba mukeneye ndamubona, kuruta kujya gushaka amakosa, uri kujya kwishakira amakosa, uri kujya kwishakira ikintu kiri gutuma utandukana n'umuntu wawe n'umugabo wawe. Oya, icyo rero wishaka ikintu gituma ushwana n'umugore wawe ngo gutya na gutya, ngo aba bantu kuki baguhamagaye, kuki naguhamagaye, ngo iri bize. None se umugore wawe azafate telefone ashaka simukadi yo kuzajya kwitaba wenyine, cyangwa umugabo wawe kuki naguhamagaye uri kuvugana n'abandi, cyangwa umuhungu mukundana cyangwa umukobwa mukundana ngo naguhamagaye ngo uyikwivugiraho, ngo kuki ukunda kuvugira kuri telefone cyane. Okay, wenda mubwira uti sinkunda ko nguhamagara uri kwivugiraho, ntubwire umuntu mwawe muri kuvugana. Ni byiza ko utubwira umuntu uti reka nitabe umugabo wanjye arampamagaye, ibyo ni sawa. Ariko nakubwira ati kuki mba nguhamagaye nkasanga uri kwivugiraho, ibyo se ubwo si byo byabaho ko waba ufite telefone ntuyitabireho, ntuyivugireho, urumva? So rero intego y'uyu munsi twihaye nk'abadamu turi kumwe gutya ni ukuba dufite gahunda yo kuvuga ngo turi kureba ibitureba ibijyanye n'urugo rwacu, ibitatureba nirebera ibindeba, ibitandeba nkarora hirya ndabatamo batayemo umuzigo, urumva? Bahise nibuka disi buravani kara karirimbo ke naragakundaga, niyo mpamvu mba ngacishijemo. Imana ikomeze kumurika bidashira. Ariko telefone ni iy'umugabo wawe, telefone ni iyawe, keretse igihe biri ngombwa. Nyine nanone ntabwo ari ukuyihisha nk'aho wagira ngo ni icyaha ubitsemo cyane. Niba uyiteretse aho ngaho ni ibintu bisanzwe ko umuntu yayifata ntuhite wikanga, ariko apana usanga umuntu aricyo kintu yagize ikibazo. Niba couple yanyu mudashiramo password ni byiza, niba rero muyishiramo buri wese yumva ashaka kugumaniye n'undi akagumaniye, nabyo bimwubahire, ntumve ko ari ikosa, ari ibintu yakoze ngo ubigireho ikibazo cyane, sibyo? Ndabakunda cyane rero, mukomeze mukore subscribe, mukore comment, share, musharing inshuti zanyu. Abantu mwakoze subscribe ndabashimiye cyane. Niba uri mushyashya kora kuri ako kazogera, uzajya uba uri umwe mu bantu bareba video zanjye. Bye bye, Imana ikomeze kubarinda.